Yesu nashimwe. Ndabasuje mwese aho muherereye, kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'umunsi Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndagira ngo tubanze dusenge. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'aya masaha, kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu nsaba umugisha umuntu wese ugiye kuritega amatwi, kandi ndakwingize kugira ngo ribe ijambo rikora ku mitima ya benshi kandi rihindure benshi. Urakoze rero, nanjye ugiye kurivuga, unyereze uyu murimo kugira ngo ndusheho kugubwa neza ndetse no kwamamaza ubutumwa bwawe. Urakoze rero, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, kandi nkomeje no kubashimira uruhare mukomeje kugira mu kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'umunsi Imana iba yashyize ku mutima wanjye. Uyu mwanya rero nje kuganira nawe ku ijambo rivuga ngo ineza y'umuntu n'imutera gukundwa. Niryo jambo nshaka ko tuganiraho muri aya masaha, muri uyu munota, kugira ngo dufatikanye twumve iby'iryo jambo. Ineza y'umuntu n'imutera gukundwa ni amagambo Salomo yanditse mu gitabo cy'imigani, ibice 19 umurongo wa 22. Mu gitabo cy'imigani ibice 19 umurongo wa 22 haravuga ngo ineza y'umuntu n'imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Aya ni amagambo nifuza ko dusangira muri iki gihe, muri iki gitondo, muri iki gicamunsi, muri uyu mugoroba, bitewe n'ahantu uherereye, avuga ngo ineza y'umuntu n'imutera gukundwa. Mu by'ukuri Salomo yari afite ubwenge bwinshi, aza kwitegereza abona yuko ibintu byose byo ku isi, murabizi yanditse ibitabo byinshi, kandi Salomo afite amateka akomeye cyane. Mwibuke ko Salomo yari umwana wa Dawidi. Dawidi ajya kugenda aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga ariyo uzajya ukorera. Aha rero yararebye abona ibintu byose byo ku isi, abona abantu bose bo ku isi, abona nta kundi yabivuga, arangije ayoborwa n'umwuka w'Imana, aravuga ngo ineza y'umuntu n'imutera gukundwa. Imana yacu tugire neza. Muri iki gihe abantu benshi, ujya kumva umuntu arakubwiye ngo mbese ngo ngiye kuki batankunda, none se bagukunde kubera iki byagenze gute? None se ntabwo mvise ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ineza y'umuntu n'imutera gukundwa? Waba se ukora neza bakakwanga? Ukajya kumva umuntu arakubwiye ngo njyewe ntabwo bankunda, njyewe ntabwo nzi igituma batankunda, ntabwo nzi igituma muri society batankunda, ntabwo nzi igituma mu muryango batankunda, ntabwo nzi igituma muri groupe mbayemo batankunda. None se bagukunda gute? Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza y'umuntu n'imutera gukundwa. Noneho gira neza, noneho urebe ko batagukunda. Erega gukunda nta formule bigira. Mu by'ukuri ntabwo uzahatira abantu kugukunda, ntabwo uzahatira abaturanyi kugukunda, ntabwo uzahatira umuryango kugukunda. Ahubwo success nziza, cyangwa se icyerekezo cyiza ku buzima bwawe ni uko wakora neza. Kora neza, nurangiza urebe ko batagukunda. Hari n'igihe uzakora neza ntibagukunda. Noneho ugasanga abantu benshi baravuga ngo ngo njyewe ntabwo nshobora kugira neza, ngo kubera yuko nabo ngiriye neza ntabwo banyitura neza, ngo ahubwo banyitura nabi. Reka nkubwire, umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendera, ineza uzayisanga imbere. Ese ubundi ugira neza kugira ngo abantu bakwiture? Ese ubundi ugira neza kugira ngo abantu bagufashe cyangwa se baguhe inyishyu runaka? Oya, ahubwo gira neza kubera ko ni inshingano Imana yaduhaye kugira neza. Mugire neza abo mu nzu ya so, mugire neza bene wanyu, mugire neza abana banyu, mugire neza imiryango yanyu, mugire neza society yanyu. Bene data, ndagira ngo mbabwire, imbuto z'umwuka ni urukundo. Kandi ntushobora kugira neza udafite urukundo. Oya, ntushobora kugira neza udafite urukundo, kubera ko mbere yo kugira neza urabanza ugakunda uwo ugiye kugirira neza. Kubera ko kugira neza ni impano ikomeye, ariko ibanzirizwa n'urukundo. Kubera ko hari abantu benshi bakora imirimo myiza, ariko iyo mirimo myiza izaca mu ruganda, izashirira, kubera yuko ntabwo bayikoranye urukundo. Mwene data, umurimo utakoranye urukundo nta kintu uzakumarira. Hari igihe uzabikora kugira ngo wiyemere, hari igihe uzabikora kugira ngo wirye, hari igihe uzabikora kugira ngo abantu bamenye ko ubikora, ubishoboye. Mu muryango wenda bakavuga bati dufite runaka hariya ahantu, reka tumwiyambaze. Nawe rero kaza ukavuga njyewe batafite nta kintu bageraho, ugatangira ukiyemera, ukavuga ati noneho wenda tuvuge nimba habaye gahunda y'ibikorwa runaka byo mu muryango, ukumva yuko mbese ari wowe kamara muri uwo muryango. Ibyo bikorwa rero ndagira nkubwire ngo ntaho bizandikwa, ahubwo icyiza gira neza.
gira neza ufite umutima w'urukundo. Kubera ko ijambo riramwe ngo kandi umukene aruta umunyabinyoma. Hari abantu bibeshya ngo bari gukora neza, hari abantu bibeshya ngo bari gukora neza nyamara bariho barishuka. Ugasanga umuntu afashe initiative aravuze ati njyewe uriya muntu nzamugira neza ariko kubw'impamvu runaka, mutegerejeho igisubizo, mutegerejeho, reka mwitwareho neza, reka mufate neza, reka tuvuge ngo gukarabya ibirenge, ukamukarabya ibirenge kugira ngo azakugirire neza. Oya, uri kwibeshya, icyo ni ikinyoma. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye kandi umukene aruta umunyabinyoma. Icyiza ahubwo nuko wagaragara muri ya system yo kuvuga ngo umukene. Rero umva, ntabwo mvuga umukene wo ku mafaranga, ntabwo mvuga umukene oya, ahubwo umuntu uciye bugufi udashaka kubeshya abandi ngo ari harabagirira neza kandi mu by'ukuri ari ikintu abategerejeho. Oya, gira neza wigendere, kuko kugira neza uzayisanga imbere, nutayisanga imbere n'abana bawe bazayisanga imbere. Kandi reka nkubwire, umunyarwanda yaravuze ngo ugira Imana n'uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye. Ntuzakore kugira ngo bakwiture neza nshuti yanjye, ntuzakore. Noneho ukibaza se ngo njyewe ngo gutya na gutya ntago bankunda. Ntago bagukunda nyine, none se wakize kugira neza ukareba ko batagukunda? Nubwo nta wuneza rubanda, ariko gira neza, gira neza. Ijambo riravanga ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Mwene data nshuti yanjye, nta muntu wagize neza nigeze mbona atagira igikundire mu bantu. Ariko nabwo kugira neza atari ukwibeshya, atari bya bindi byo kwibona ubwibone. Hari abantu benshi nigeze mbona kikera cyangwa se mu minsi yashize, n'ubu namwe mujya mubabona, ugasanga araje mu rusengero aravuze ati njyewe nitanze ibi ngibi kubera ko nyine anabifite, afite n'ayo mafaranga, ariko ari kugira ngo bamubone. Ubwo rero abantu bayo uriya muntu ni umuntu mwiza, agira neza, ariko mu by'ukuri uri kwibeshya. Ni naho ijambo ryatubwiye ngo umukene aruta umunyabinyoma. Mwene data nshuti yanjye, ese waba utekereza ko nuramuka ugize neza Imana izakugirira neza nawe? Erega ntabwo duhembwa n'abo twagiriye neza, tugomba guhembwa n'Imana. Dukora ibikorwa byiza kugira ngo tuzabone amakamba, dukorwa ibikorwa byiza kugira ngo tuzajye mu ijuru. Mwene data nshuti yanjye, imfubyi ziragukeneye, abapfakazi baragukeneye, abatishoboye baragukeneye. Gira ibikorwa byiza by'urukundo, gira ibikorwa byiza by'urukundo, gira aho ukura mugenzi wawe n'aho mugeza. Mu gitabo cy'imigani ibice 17 hari amagambo akomeye cyane avuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Mwene data nshuti yanjye, gira neza ukura abandi mu makuba, gira neza, kandi iyo neza izatuma ukundwa. Uzakundwa na sosiyete, uzakundwa n'abavandimwe, uzakundwa n'inshuti zawe, uzakundwa n'igihugu. Nugira neza igihugu kizagukunda, ariko nugira nabi kizakwanga. Hari abantu bibwira yuko kugira nabi ariyo inyungu, bagahemukira bagenzi babo, ariko ndagira ngo nkubwire, ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Imana itugirire neza. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Twihangane, tureke kugira ibinyoma tubeshya bagenzi bacu ngo turi kubagirira neza, kandi nta neza turi kubagirira. Tubashuka, tubabeshya. Oya, gira neza utagamije inyungu. Gira neza wa mugabo we, utagamije inyungu. Urafata umwana w'umukobwa, urafata umwana runaka, ukavuga ati uyu nguyu ngiye kumufasha mwishyurira amasukuru fizi, ariko urabizi neza ko nawe umutegerejeho inyungu runaka. Uvuga uti uriya mukobwa nimwishyura sukuru fizi, ejo nzaryamana nawe, kubera nzaba namusukishije ibintu. Mwene data umva nkubwire, uribeshya, ntacyo bizakumarira. Ariko ineza y'umuntu idafite icyo ishingiyeho, unconditional love, urukundo rudafite icyo rushingiyeho, urwo ngurwo nirwo ruzatuma ukundwa. Imana itugirire neza. Urukundo cyangwa se iyo neza uzagira mugenzi wawe utitaye ku bintu runaka, ahubwo uvuga ngo ndashaka kuzabona imigisha ivuye mu ijuru. Ntuzamugire neza ushaka kazakwitura. Icyakora koko nakugirira neza azakwitura, ariko natanakwitura, wowe icyo wakoze uzaba wakoreye Imana yaguhamagaye. Gukundwa rero ni iki? Nuko uzagira neza,
kugira neza egari gukundwa, gukundwa egari kuba waragize neza. Imana itugirire neza. Uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo ibuka utekereze uvuge ngo mbese ndi kugira neza, ndi gukora ibikorwa byiza by'urukundo, ndi gukora ibikorwa bidafite icyo bigamije, bidafite icyo bishingiyeho ngo biriya ngo bazanyishyure gutya na gutya, ahubwo kora neza wigendere. Imana yacu tugire neza. Uzasanga iyo neza imbere, abana bawe bazayisanga imbere, umuryango wawe uzayisanga imbere, igihugu kizagukenera kubera ko uri umunyamumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Gira neza. Abantu kugira neza kwarabuze, abantu kugira neza ntibakigufite, abantu ineza bayishyize hasi. Urareba mugenzi wawe ukamubona nk'ubunyamaswa. Abantu babaye inyamaswa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ndagira ngo nkubwire, ibyo bintu ni igihe cy'uko tubireka tugafata icyemezo tukavuga ngo ngiye kwiga kugira neza, ntagamije inyungu runaka, ntagamije kugira ngo banyiture. We mupasiteri, we munyamasengesho, wowe muvugabutumwa, wowe muririmbyi, wowe mubyeyi, wowe muntu unteze amatwi aho ariho hose, wowe muyobozi, girira neza abantu, kuko ineza yawe niyo izagutera gukundwa muri society, niyo izagutera gukundwa n'Imana. Imana izagukunda kuko wagize neza, kandi ibyo bikorwa wakoranye urukundo ntabwo bizaca mu ruganda ngo bishirire, ahubwo bizaguherekeza, bizakubera amakamba. Imana itugire neza. Rero ndagira ngo ufate uwo mwanya utekereze uvuge ngo mbese ineza yanjye ntabwo irimo ibinyoma, ese ndi gukora neza? Hari abantu basigaye barafashe gahunda yo kuvuga ngo sinzongera gukora neza, n'ubundi abo nakoreye neza barampemukiye, abo nakoreye neza barambabaje, abo nakoreye neza bamvuze nabi, abo nakoreye neza nta cyiza bampaye, abo nakoreye oya, ntago ariko bimeze. Kora neza ugifite uburyo, ubundi ineza uzayisanga imbere, kandi urukundo bazaguha ni ukuzaba waragize neza, kuko ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Imana ibaha umugisha. Nabakunze cyane kandi ndabakunda. Wowe unteze amatwi, bwira bagenzi bawe, usangiza abandi, ubabwire ngo mukore neza, kuko umuntu ukoze neza arakundwa n'abantu ndetse agakundwa n'Imana. Imana itugire neza. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, wakoze kubana natwe, icyubahiro kibi cyawe. Duhe kwiga kugira neza tutitaye ku nyungu runaka, ahubwo twitaye ku cyo wavuganye natwe cyuko uzaduhembera ibikorwa byiza. Dufashe rero kandi utugirire neza, turwanirire ineza y'Imana itubeho. Ujye kumvira ijambo ryawe, Mwami Imana, rimukure ku rwego rumwe rimugeze ku rundi. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.